ati dore nduwiteka Imana nje nk'umunyembaraga manda tayazivoye nesiri wini kode hene manda ayazinenema ati dore rwose zope efose ati dore nduwiteka ayizinene kuwa ati dore fanta rwose ntari narujuje dore ndayujuje tayazivoye nesiri kotarabini DAWIDI TV. ntago ari ku bwacu ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana ndetse inshuti z'umusaraba inshuti z'umusaraba mwebwe mudukurikiye kuri DAWIDI TV twashaka kubabwira ngo yakoze mbere na n'ubu ngo biracyakora ntaho yagiye nta hantu kure Imana itakura umuntu, nta n'ahantu habi Imana itakura umuntu, kandi nta n'ahantu heza Imana itageza umuntu. Biratangaje imirimo y'Imana yakoze, kandi Imana ifite imbaraga. Nanjye nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ntugakore ikosa ryo gutakaza ubuhamya bw'ahashize, kubera ko ubuhamya bw'ahashize ni intsinzi y'umukristo imufasha kunesha ibyo agezemo umunsi wa none. Nkawe Fani, ushingiye ku mirimo y'Imana yagukoresheje uyu munsi wa none, wahagarara mu byiringiro bikomeye ukavuga ngo iyabanye nanjye ndi muri kiriya gihe abadayimoni 777 bari muri njyewe, uyu munsi wa none ikaba yarabankuyemo ikibazo cy'ubukode, ngomba kukihanganira nacyo izakirangiza. Rero ntukarebera Imana mu buzima uhagazemo uyu munsi wowe udukurikiranye, ahubwo nawe ujye usubiza amaso inyuma, nurangiza urebe iby'Imana yakoze uri kwa muganga. Bavuze ngo ntibizakunda, Imana ikavuga ngo birakunda, cyangwa se bavuze ngo birarangiye, Imana ikavuga ngo biratangiye. Iyi ni imirimo y'Imana ishobora gutuma ugirira Imana icyizere. Ego njyewe niyo wenda tuvuga ngo ntabwo umuntu akubitwa n'utubazo, ariko niyo tuje ndavuga ngo iyabanye nanjye ndi hanze ikabana nanjye nyabingi zikindimo, ntiyatuma nyabingi zinyica, iyo bituma nongera kuyigirira icyizere. Mu kanya hari umuntu w'icanye twari turi kumwe, niwe nandi kumwana uko biri kose humura mu ijuru hari iki, hari Imana. Ndikumva njye nabanye Imana, hari aho nagiye nkayibwira ati Imana bimeze uko, nkayibwira tumva Imana nkubwijije ukuri ngasi bishima shoboye, Imana ikiyerekana. Uko biri kose upfa kutajyaga Imana ukabana n'Imana ukayibwiza ukuri kose gushoboka, Imana ntagishobora gukora ikosa cyo kugucecekana. Imana irakora yarangiza igatabarukana intsinzi. Rero ntarava kuri DAWIDI TV, ndashaka kubabwira ngo mureka dusenga Imana. Imana ifite imbaraga nyinshi, Imana ifite gukora kwayo, icyo kintu turagishima Imana. Kwa kwenda rero ngenda nkorera ku Mavuta TV ndetse no ku yindi bita umunebara umunezero TV, nkorera ku wamuhantuzi menshi ku macana ku ma YouTube menshi. Ego izo zose ngenda nzikoreraho. Nashakaga kukubwira ngo weho udukurikiye mu ijuru haracyari Imana. Uko byagenda kose, waba ushobora kuba urwaye kanseri, waba ushoboye kuba urwaye indwara y'indusiko, waba ushoboye kuba urwaye indwara ya rubagimpande, washobora kuba urwaye indwara y'umutwe, ibyo byose Yesu abiri hejuru, niwe ufite imbaraga zo kuba yabikiza. Umwana w'umuntu we ntago yabishobora. Umwana w'umuntu we ntago yabishobora. Ubuhamya bwawe ni bwinshi kandi burakomeye. Reka tube ducumbikiye ahangaha, tuzongere kubana mu kindi gice cya kabiri. Abantu bazabyandike muri komenti, abazafashwa n'ubuhamya bwawe bazabyandike muri komenti, ubundi tuzagaruke kubana no mu kindi gice cya kabiri, ndetse tuzabana no mu gice cyo uri kumwe na wa mubyeyi mwabanye, maze umwana akava mu nda ye ari wowe umusengeye, akava mu nda yari ibice kandi umwana yari yarapfiriye mu nda ye. Rero reka tube ducumbikiye ahangaha, tuzasubira ubutaha. Reka tugusabe udusengeri. Mana nziza, Imana rurema, turagushimye turaguhimbaje, data wa twese uri umurengezi, dushimiye ineza yawe. Komeza kubana natwe rero,
Imana ntukadusige ntukaduhane ntukadutererane. Tarabini winima shalabone phone star. Aho tuba duhagaze turabizi neza ko tuba turi kumwe nawe. Tonge enemanda ya mandiko ntago ujye udusiga ntago ujye uduhana. Shalabone force ninima tayabine siri winivo tayamanda ya mandiko enemanda gororia. Mwami Kristo turabizi neza ko iyo tugenda tuba turi kumwe nawe. Twatambuka tuba turi kumwe nawe. Mwami twicara tuba turi kumwe nawe. Dusangiye abantu bose bajya batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Data twese turasenze hine binesiri winiva tayabine staku enemanda menasoneva anama. Ati ndo witeka la labini winivo. Ati dore ndamanutse rwose zene wini kwa charabini heneva ya nestai. Ati dore nje kureba tasifo enema icyo nkwiriye kureba zene manda ya bini stance kandi nje gukuraho icyo nkwiriye gukuraho mineta sinini kuri bini stance mene eva ya nesirima. Ati dore rwose ene winivo imvura iraguye kandi guye ari nyinshi meneta sinini vaye nesiri. Ati kandi nukuri enevo nesta. Ati dore abanyikomejeho ntanzi imitaka ndetse n'amahema manda ya siri winivo ya nestance ene kanso. Ati dore ndo witeka Imana alala bini stance. Ati ntago ntumye ndimanutiye tayazivo enestai hinivaye kide. Ati dore ndimana ikubuye inzira kugira ngo abanje batambuke menata sinini kota ngala bini stance ene kanso. Ati dore ndo witeka Imana nje nk'umunyembaraga manda tayazivoye nesiri wini kode hene manda ayazinenema. Ati dore rwose zope efose. Ati dore ndo witeka ayizinene kuwa. Ati dore fanta rwose ntari narujuje dore ndayujuje tayazivo enesiri kota la bini stance. Ati ntago fanta enemanda ayibini yari yuze ariko ndimane yujuje nene tosimva instance. Ati nimwumve enopa ivo enewa. Ati cyumuka wanje abwira amatorero tayabaya va inesiri kota. Ati dore zonemi. Ati senugare ninde wakugurura ese nuguruye ninde wakugarira aya tosifosewa instance. Gusa cyo ngiye kubana nabanje menezo nevo instai. Ngiye kubana n'abahanuzi banyabo tayabine stiri winivo instai ndetse n'abateka mitwe nabo ngiye kubiyereka la tasifose nenema I shine drome ndetse n'abarozi ngiye kubiyereka la topena stiri we. Ati ndetse n'abapfumu ngiye kubiyereka ne wivo ya nasiri we. Ati rumunasenge kumwereka mu ruhande rwe pine stiri wini kotalabini. Ati dora zone manda ayazeva. Ati dora wifuje umutima kashi topai nestai. Ati ariko ndimana ndetaye mpagaritse umuvuduko w'amaraso ndetse n'umutima ku buzima bwawe ratikalabini stance ene kanso ene manda gloria. Ati dore no hanze ndahagera mwana wanjye latisa la labaya fasiwa anastai inima. Ati ndimana gucishije pine stiri we. Ati kandi dore nukunda gutabaye zowe efos. Dore warabuze icyo ukora ndetse n'abaganga barabuze icyo bakora manda ya karabini. Ati dore njya ndenga umupaka w'u Rwanda nkagera muri icyo gihugu urimo tayazivo enestance enemanda sharabi efos. Uzashima tasininima izina ryanjye leda tonge enekude efos enestance enema hayizi zimini winivo etonge edai. Ati niwumve weho umaranye igihe kanseri lele bone siri winima. Ati tonge efos enekude. Ati dore kuri mu gihugu cya ayazini manda cya Amerika zowe efos. Ati dore ndahageze nkuvuye kanseri rwose wari warabuze ukurengera niwizi kotala bini stance enemanda dokide efos nesiriwa. Ati dore enemanda ya siribi uri umuntu w'umupapa rwose kandi ndakurwaniriye manda toke fose nestai inimanda ayizivo nekude ene kanso. Ati dore ndiyerekanye kuko nitwe Uwiteka. Ati kandi ene wizivaye nesiri kota ayitararangerewa. Ati nkavuga ngo zune mini winima. Ati dore ndaje tasifosiwa ayimini kuta. Ati nje gusura igihugu cy'u Rwanda rwose kandi nkibayemo kandi nukuri ndenge kugicaramo ngiye kugubwa neza
tasinini kwa tarabini ati dore ngiye kugubwa neza shelebone fo na stili wi ati byo ngomba kukubura nje kubikubura ati kuko ndi Uwiteka Imana zone mini kota ati dore nukuri hayivo na style ati nzahagurukira igihe nshakiye ati kuko nitwa Uwiteka ati nkababwira ngo nukuri enebine stance ndi Imana irebera hose icyarimwe ze winify na style ati ngenda mu bihugu bigiye bitandukanye ati kandi amaso yanjye ntagajya humbya ndareba ntago nereka kuko ndi Uwiteka meneto sinema ati kandi ndi umunyembaraga ayizizi bone style ati kandi mfite imbaraga nyinshi lera topene stango ene kanso ati nukuri ndi Imana itabaye evine si mubanje ati kuko ndi Imana avuganaga na Shalom mana mu izina rya Yesu Imana ushobora byose mu izina rya Yesu data wa twese umurengezi mwiza izina ryawe niryubahwe komeza kutujya neza ndetse no kuturinda no kuturengera nyiringabo Imana kandi data wa twese Dawidi amavuta TV ukomeze kuyihagararaho kandi no kudata twese ukomeze kuyisukaho amavuta yawe yera amavuta yawe y'igiciro mu izina rya Yesu ndetse data wa twese nkiri kuri kamera umukozi wawe Dawidi komeza kubana nawe ukomeze kumurinda ukomeze kumurengera nibyo wavuganye nawe ukomeze kumwireka kuko Imana yumva gusenga turagushimira rero uyu mugoroba akomeza kubana natwe ukomeze kuturinda ndetse n'imanda n'imande abantu bose bari hanze Uwiteka abataguwe neza bahe kugubwa neza abadafite amahoro baha amahoro kuko Imana yumva gusenga imipaka yose nyiringabo Imana ujye uyigeraho ukambuka ukagera mu bihugu bigiye bitandukanye basugenda ubarinde ubarengere abarwayi bakize ababuze amahoro yabahe kuko Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu amen amen. Nta kindi narenzaho ku butumwa abwirwa benshi hakumva bene buri wese arumva icyo Imana yashakaga kuvugana nawe. Reka tugushimire, Imana iguhe umugisha. DAWIDI TV.